navuye ahantu habi navuye ahantu umwanzi abayifuza niba ariko bajye babivuga sinzi gusa rimwe mu ijambo navuga nuko buri gihe ntago itangiriro ryacu risobanurwa ntago ariryo risobanura iherezo ryacu nukuri no munsi wa none hari umuntu abantu bizera Imana hari umuntu wavuze ngo ahari kurira ngo kwararira umuntu ngo ariko mu gitondo impundu zikavuga reka nkubwire ibyo bintu narabibonye n'amaso yanjye bimbaho mu buzima bwanjye nabonye ko igihe narize ndarira ariko hari igitondo cyageze impundu ziravuga zirataha nibuka igihe kimwe mfite petit frere wanjye igihe kimwe yishwe n'inzara ndabibona ko apfuye neza arapfa ari nijoro rimwe umwuka urahera atera amaguru nko masaa 9 z'ijoro twaraye dusa nk'abatariye twaniriwe dusa n'abatariye ndabyuka umukecuru abyuka ijoro yirukanka ajya gukomangira abantu ati mumfashe umuntu bimeze nabi bamwe arabakomangira baramwigonoringa baramwihorera ibi ngewe mpita mbifata ngo hari ikintu kigenda gigakoroniza umuntu ubukene bukamwokama ibintu byo hirya no hino bikamwokama bikamubuza kwinyegambura ariko trust me hari igihe kimwe uzabona ibyo bintu nk'intumbi imbere zawe nta buzima bigifite byararangiye nk'ubu sinshobora kongera kugira inzara mu buzima bwanjye never ari njyewe ari umuryango wanjye ari abazankomoka ari inshuti ntago inzara ishobora kuzongera kudufata bugwate mba ndaguhamagaye intangiriro fondation nini navuga ngo niho natangiye kwagura ni igihe nicaye hano kantunga mikoro ukambwira ngo nimvuge ibintu nkora mvuge inkuru yanjye nkayivuga niho nabonye amafaranga fata ibyumba kimwe fata bibiri fata bitatu ahantu urabona uyu mugisha intangiriro ibyibushye cyane nahangaha yavuye Imana ishimwe usko binshimishe buriya cyane no kuri kose you should be proud of that waramfashije ubu ngubu iyo nicaye muri office yanjye isukuye neza imeze neza irimo akavandarateri irimo akantu kaza nkaguha amazi ukanywa uravuga ni ibi Gerard azi ibintu yakoze kuntu bimeze arabizi uvi inkuru yanjye kubera yuko kurwara ari ibintu bisanzwe ubwo no gukira ubundi byakabaye ari bisanzwe ariko hari igihe bigorana cyane kubera yuko iyo utaramenya ikigo cyitwa African Healing Helbo bishobora kukugora cyane kuba wakira indwara yavurwa igakira mu kanya gato ubwo rero noneho basa n'abafite promotion kandi idasanzwe ku bantu barwaye indwara za diabete hypertension hepatite impyiko ndetse na prostate abo bantu byako kanya babakoraho rikaka abantu bagira uburibwe mu nda bushingiye ku moko y'inzoka kugera no kuri amibe bene izo ndwara zose abahanga bazo nza ahantu bari ni muri African Healing Helbo bafite abaganga bakomoka muri Tanzania bazi kuvurisha neza ibimera n'imiti gakondo abangaba bakorera muri East Africa yose harimo n'u Rwanda bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti gakondo ikomoka ku bimera bashobora kuvura kandi abagore bakunda kugira ibibazo by'imyanya yabo y'ibanga no kuvuga infection imihango idakama n'ibindi bakavura n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro bakagira umwihariko mu kuvura abakeka yuko bahumanijwe no kuvuga kurogwa African Healing Helbo bahamagare kuri 0788 cyangwa akamenyetso ko guteranya 255 75 69 563 nimero yo muri Tanzania ishami ryabo ryo mu Rwanda rikorera mu mujyi wa Kigali Kimisagara banafasha abantu bashaka kugabanya umubyibuho ukabije obesite imiti yabo ikugeraho aho uri hose ku isi kubera ko bakorana na DHL
nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze kuri buri muntu wese udutega amatwi. Uyu munsi turi mu mwaka wa 2026, mubyibuke. Ntugire ngo turi muri 2025, 2016. J'espère uko ubitekereza wumve ko twageze mu wundi mwaka, kandi umwaka tugomba kugira ingamba zikomeye cyane, ingamba zo gutera imbere, ingamba zo gukunda abantu, ingamba zo kwikunda, by'umwihariko ko ntabwo ushobora gukunda abandi wowe utarikunda. Uyu mugabo muri kureba ahangaha, uyu mutipe yitwa Mbyayingabo Didier. Ufite izina ryiza ry'ikinyarwanda, Mbyayingabo, ni ryiza cyane. Yitwa Mbyayingabo, niyo tugiye kuganira. Duheruka kuganira mu myaka ishize tugikora hano yitwa muri Sande Park. Niko hashize igihe kinini cyane Didier. Mu gitarambaraga na Rinete ahubwo. ntabwo nazambaraga Rinete. Ntabwo nazambaraga. Ni muri 2023 gutyo. Na gatatu gutyo. Na kabiri. Cyangwa na kabiri. Yego. Hashize igihe. Haciye igihe urumva ni imyaka rwose. Uyu munsi twongeye kubonana rero. Uyu munsi asigara umuntu urenze noneho ku buryo burenze. Icyo tugiye kubivugamo ntabwo tugiye kurata ubukungu, ntabwo tugiye kurata ibintu bya mirenge, ahubwo tugiye kurata ko umuntu ashobora kuva hasi akagera hejuru bigakunda cyane. Impamvu umubyeyi akwise Mbyayingabo nuko yazi kuzaba umugabo. Yego. Nuko yarazi kuzaba ingabo. Yego. Burya ababyeyi batwita babazi icyo tuba cyo. Nabonye icyo yise umwana kiramukurikirana. Iyo mwise neza Mahoro ukamwita Mbyayingabo, uwo mwana kuko aba icyo kintu. Yego. Izina mva waturiwe n'umubyeyi bikoho cyane. Tujye twita neza kandi. Yego. Uyu mugabo mana yanjye yenspiye benshi, yababwiye benshi ibyo yavuyemo, ubukene yavuyemo butasanzwe. Tujya uyu munsi aho ageze nta ntukomeye cyane, nimba ikubwira ubyumve. Mbyayingabo karame, twongeye kuguha ikaze uyu munsi. Umuntu utakuzi, utakwibuka, kubonye bwa mbere, wamwibwira gute? Ngira ngo mugani hari abantu benshi batanzi kuko na cano yarakuze cyane. Ahangaha ducisha ibiganiro. Nibyo koko nari mperutse igihe hano igihe kinini gishize. Nitwa Mbyayingabo Didier. Yego. Nkaba mvuka i Cyangugu. Kumuri umunyacyangugu. Abantu bajya banga kuvuga ngo aho bavuka. Yego. Ngo baza ngo abanyacyangugu bakunda inyama cyane. Ibintu byavuye. Abanyacyangugu kuki mutaba proud y'iwanyu? Wenda nanjye simvuze ko nzanga, ariko njye ndi proud y'iwacu. Cyangugu ni ahantu hari mu Rwanda. Umunyarwanda wese yagombye kuba proud y'ahantu avuka hariho hose, as long as ari mu Rwanda. Ari mu Rwanda. Nubwo ataba ari mu Rwanda, niho hakubyaye. Niho hakubyaye. You have to be proud. So rero nibyo navuze ngo kuki mutaba proud, akanyeshye ngo mu proud da. Njyewe abandi bose nzi, ariko njye ndi proud cyane. Umunyarwanda wavukiye Cyangugu, ndi proud. Wavukiye hose cyane rwose. Hari abantu bavukaga mu gace kitwa ngo Gikongoro. Ibice nk'ibyo ngibyo nyine wasangaga rimwe na rimwe abantu batagira bataba proud, you know, ngo ni mu batebo, ngo mu baki, nyine bakabyita amazina atandukanye. Wakumva ngo umunyacyangugu yagira ikigara, kumva ntabwo kwitwa ngo umunyacyangugu, banyita umushi. Abashi nabo ni abantu, nubwo wenda simbizi, sinzi niba bavuga Icyangugu ari abashi cyangwa ntabwo ndahagira pe, ntabwo mpazi, sibyo? Ariko ni mu Rwanda, ni mu bantu. Niyo mpamvu rero na leta yakuyeho ayo mazina ngo Cyangugu, Gikongoro, Butare, kubera ko aba akomeretse bitewe n'ibyagiye bivugwa. Twikomereze, nagira ngo gacemo tujye tuba proud y'aho tuvuka. Naho rero mvuka. Nkaba ntuye i Kigali, niho nkorera imirimo yanjye ya buri munsi. Ngira ngo abantu babyibuka baribuka ko nyine ndahanga nkora muri training center yanjye yitwa Royal Training Hub. Abatari bayizire benda bayimenye, ni training center yigisha ibintu by'indimi. Nibyo twabanjirijeho. Niyo uri mu Giporoso uhagaze muri Feruje ugaterera amaso mu rusengero rwo kwa Rutayisire, niko turwihitana atari uruyobora uyu munsi. Kwa Rutayisire ugatereramo utubona ibyapa byanditseho Royal Training Hub. Yego. Yego. So ni wowe nyirayo? Ni njyewe nyirayo. Ufite ikintu kinini cyane. Ni kinini cyane. Cyarakuze kandi byose
aho byahere ni ahangaha nyine ahanje Okay. buriya Yego. rwose n'abantu babimenye sindi umuntu ushimira kuri WhatsApp, sindi umuntu ushimira kuri ntuze kuri calls zisanzwe gusa nabyo abantu babikora ni byiza, ariko rwose Gerard ndagushimiye. Urakoze cyane. Abantu benshi tuganira ndababwira ngo Gerard yankoreye ikintu mu buzima bwanjye cyiza. Umuntu watinyutse akantunga mikoro bwa mbere nkishakisha ntazi ngo ndavuga iki ndareka iki, akampa mikoro ngo nimbwire abantu inkuru yanjye ngo biteye, nkayibabwira ikinspira abantu bakabikunda bakanyoboka, ibyo nkora business yanjye bakansanga tukabafasha. Mu by'ukuri ni byiza ko tuvuga abantu ku byiza baradukorera, nubwo hari abantu benshi badakunda gushimwa, ariko ngenda gushimiye rwose imbere y'aba bantu bose bagukurikirana. Ngenda gushimiye cyane. Imana ishimwe, ikomeze inafashe abandi batari Didier baca ku nkuru yanjye bijye bibabera umugisha icyo twifuza. Yego. Nuko rero umaze kutwibwira uwo niwe Didier, uwo niwe Mbyayingabo, ufite aho wavuye. Nifuza ko inspira abantu bari kutwumva muri uno mwaka wa 2026 kugira ngo dutangirane inspiration yo ku rwego rwo hejuru. Ni uyu munsi uri iyo no kuvuga iyo mbajije ikibazo nk'icyo ngicyo nyine ubwo mpita subira inyuma imyaka myinshi cyane. Ngira ngo ari nabyo navugiye ahangaha, navuye ahantu habi, navuye ahandi umwanzi abayifuza niba ariko bajya babivuga sinzi. Gusa rimwe mu ijambo navuga nuko buri gihe ntago itangiriro ryacu risobanurwa, ntago ariryo risobanura iherezo ryacu. Ni ukuri no munsi wa none hari umuntu, abantu bizera Imana, hari umuntu wavuze ngo ahari kurira ngo kwararira umuntu ngo ariko mu gitondo impundu zikavuga. Reka nkubwire ibyo bintu narabibonye n'amaso yanjye bimbaho mu buzima bwanjye. Nabonye ko igihe narize ndarira ariko hari igitondo cyageze impundu ziravuga zirataha. Ndabibona ntabibwiwe n'abantu, ndabibona mu buzima bwanjye n'umuryango wanjye birabo. Kuva ku buzima umuntu atekereza ko nubwo abantu nyine umuntu abivuga kumva ni ibintu bitoya cyane, umuntu akumva ko kurya ari igitangaza, kurya kugira ngo ubone ikintu ku meza ni igitangaza kibaye, ntiwagiteganyaga, ntiwari uzi iyo biri buve, ukamenya ngo ubu ngubu nshobora guhinduranya uko nshaka, nkambara imyenda uko nshaka, nkambara ibyo nkeneye kwambara. Ibi ni ibintu biremereye cyane, wenda ribaruwa riraye, ariko ndabyibuka neza nkaho byabaye ejo. Ndabyibuka igihe nicaye ntafite icyo mfata n'icyo ndeka n'umuryango wese duteranye, twicira, sinzi uko niba ngo ari ukwicira inda ku ntuze, ntabwo mbizi ukuntu babivuga, isazi mu jisho yavana n'ibyo ngibyo. Nibuka igihe kimwe mfite petit frere wanjye, igihe kimwe yishwe n'inzara, ndabibona ko apfuye neza arapfa. Ari nijoro rimwe umwuka urahera, atera amaguru nko mu ma saa 9 z'ijoro, twaraye dusa nk'abatariye, twaniriwe dusa n'abatariye. Umwana muto ufite umwaka umwe araraba, bimwe bita kura, batangira gutera imigeri. Ndabyuka umukecuru abyuka ijoro yirukanka ajya gukomangira abantu, ati mumfashe umuntu bimeze nabi. Bamwe arabakomangira, baramwignoringa, baramwihorera. Saa 9 z'ijoro umwana ari gusamba mu rugo, baramwignoringa. Nanjye ubwo buzima nari mburimo, ajya ahandi arakomanga, cyakoze babasha kumuha utuntu turaho ngaho nyine tuza gutuma umwana agarura ubuzima. Iyo icyo kintu ntabwo gishobora kumva mu mutwe, ntibyashoboka. Ubwo buzima nanjye nari mburimo, mbubona biba gutyo, dusamba ibintu nyine bigize ukuntu birakomeza. Ibyo bintu birankurikirana n'abavandimwe banjye, njya kwiga bimeze gutyo. Ubuzima buba bubi, burasharira, kwiga biranga, biba birebire cyane. Ariko all in all, icyo navuga ni kimwe, n'abantu badukurikiranye ubu ngubu, ni ukuri ntugatume ahashize hawe hadeterimina, cyangwa ngo hagire ijambo
ariho hadefininga ahazaza hawe. Donc okay, byashoboka ko wabihuza bigakunda, ariko ntabwo nshaka ko wumva ko ubuzima wabayemo uzakomeza kuba defined nabwo, uzakomeza gushushanywa. Yego, uzakomeza gushushanywa nabwo. Ndaguha inkuru njyewe, buriya hari inkuru numvishe y'Abisirayeli iramfasha cyane, wenda n'abantu badukurikira cyangwa bashaka kuba bizera Imana. Buriya Abisirayeli bajya kwambuka inyanja itukura, abantu bavuga ngo ntabwo abanyegiputa, bavuze ngo abanyegiputa ntibapfuye, ariko barapfuye, ariko hari n'abambutse. Ngo bambutse gute rero? Hari abambutse ariko bambuka ari intumbi. Ni ukuvuga abanyegiputa bahiga abanyayisiraheli, babajije kwambuka ariko bambuka babareba ari imirambo imbere yabo. Ibi ngewe mpita mbifata ngo hari ikintu kigenda kigakoroniza umuntu, ubukene bukamwokama, ibintu byo hirya no hino bikamwokama, bikamubuza kwinyegambura. Ariko trust me, hari igihe kimwe uzabona ibyo bintu nk'intumbi imbere zawe, nta buzima bigifite, byararangiye. Nk'ubu sinshobora kongera kugira inzara mu buzima bwanjye. Never. Ari njyewe, ari umuryango wanjye, ari abazankomokaho, ari inshuti za, ntabwo inzara ishobora kuzongera kudufata bugwate. Ntabwo bishoboka rwose. Yigeze kudufata bugwate imyaka 10, 15, 20. Inzara yaradufungiye muri gereza. Ntacyo kurya gihari, ntacyo kunywa, ntacyo kwambara, ntaki. Ariko ubu ngubu zaburi ndirimba ntago ari y'abantu, niyanjye bwite nabonye Imana ibikora mu buzima bwe. Ku buzima bushaririye bwose nanavuze ati man, ntago shaka ubuzima buzandefininga mu gihe kizaza, ntago mbishaka. Fasha umpereze yerekwa, umbwire, unguidinge, kuko ubuzima ni bubi. Unyereke nkora iki, mbigenze ne, mfite ibitekerezo byo guhinduka. Ikintu kibi no gukena mu mufuka ugakena no mu mutwe. Ibo n'ubukene bubi. Mbwira Byangabo, icyo gihe mu bukene nk'ubwo ngubwo, arukuna abakene iyo baturanye n'abakire n'abantu bifashije, hari amazina babita, hari uburyo musuzugurwa, basuzugurwa, ntabwo uri mu uyu munsi. Ibyo amazina utajya bibagirwa, amagambo utajya bibagirwa muri iyo myaka ni nk'ayahe? Ijambo rimwe rihari ni ukwitwa igisambo utarigeze wiba. Buriya nkunze uko wari ubivuze, muri karitsiye ituyemo abakire, mwe muri abakene, ikintu cyose kibaye, ariko ni imyumvire ya kera, ngira ngo ubu ngubu yarahindutse. Ikintu cyose kibaye, ikintu cyose kibaye, akantu kabuze, iyo babyutse mu gitondo bagasanga hari umuntu wakuye igiti cy'umwumbati wawe, batavuga ati nibariya biriya bisambo batarana gufata n'umunsi n'umwe. Urakubyumva? Ibisambo, abantu nyine, amazina yose mabi bita abantu nyine kugira ngo babashe kubatesha agaciro, barayakwita mu mazina. Kandi ntabwo uburana nyine, hari igihe usanga nyine bikwiriye kubyitwa kuko nta kintu ufite kikudefanda, kigukiza icyo kimwaro, ukabyemera. Ayo mazina yose akakujyaho, amazina mabi akakujyaho, ibi byose nyine bikakujyaho, ukabyemera kuko nicyo gihe. Uyu munsi uri umugabo, navuga ngo uyobokwa n'abantu benshi, abanyamahanga, abanyarwanda bifuza kwiga. Ufite ishuri ryawe bwite, ni ikintu gikomeye cyane, ntabwo ari ikintu cyoroshye. Ushaka kwiga ururimi, Icyongereza, Igifaransa, Ikinyarwanda, Igiswahili, i Kigali bajya iwawe. Njye nkibaza ngo kugira ngo ubwo bukene uvuga uti ngiye kubwigobotora, ugahita unarahira ngo nta wanjye uzongera kwicwa n'inzara, ko nabayeho imyaka irenga 20 twarishwe n'inzara. Wakoze iki? Ukora iki? Wakoze iki gituma uyu munsi uri Byangabo, ufite ishuri nka ririya, ufite ubushobozi nk'ubu ngubu? Ikintu cya mbere nabanje, nubwo urwo rugendo rwagenze gutyo, rw'ubuzima bubi, ariko nahuye n'abantu beza. Icyo ni icya mbere. Nahuye n'abantu bampa amaboko mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari abantu benshi na listinga nkabashimira, uyu n'uyu, barahari benshi bagiye babikora. Abantu baramfashije cyane cyane mu mashuri yanjye. Bamaze kumfasha,
ngira ngo ku bantu batabyibuka njye nize mechanical engineering ndi umu engineer ariko uyu munsi nkora muri centre yigisha indimi training hub biranyuranye ibyo bintu biranyuranye cyane nkimara kwiga kaminuza nibwo navuze ngo okay maze kwiga ibintu bya engineering ndanakenewe mfite diplome nziza nasaba akazi nkakabona gusa nta kazi nasabye mbwira Imana ati Imana uko nabonye amaboko y'abantu bankoresha bamenya bamfasha ndashaka nanjye unshyiremo ikintu ku buryo nzabyitura byibuze nanjye ko abantu bahindura ubuzima bwanjye nzahindura ubw'abandi uko abantu bamfashije nkiga nkarangiza uko no guhindura ubuzima bafashije kwiga segonderi ndarangiza kaminuza ndarangiza bahindura ubuzima bwanjye nanjye nshaka guhindura ubuzima bw'abandi ese nzahindura ubuzima bw'abantu muri no field ndimo ngira Imana iyi ngiyi ni viziyo ikomeye niniyerekwa ni ikintu Imana yanshyizemo kugira ngo nkore imenya ko kizantunga icyo ni icyambere imenya ko kizatunga n'abandi iravuga ati shaka kubigisha indimi kwigisha abantu indimi ikinshyiramo numva ni ikintu nkunze numva kimbereye gishya ndacyakira uwo mwanya ndacyakira ndatangira ndagikora bibwira abantu mu buryo twigishamo butandukanye ngira ngo abantu bamaze kwigana natwe barabibonye n'abandi benda kutujoininga bazabibona twigisha mu buryo buri unique uburyo bwihariye ndatangira ndigisha uburyo nta kuntu bisa iyo wumvishe ikimana ikubwira mu mutwe wawe ngo kora iki ngiki kiragutunga impamvu mbona ubu ngubu umeze gutya nuko nagize imyumvire ihindutse imyumvire ishaka impinduka hanyuma nkumva n'ikimana ivugana umutima wanjye icyo nicyo cyahinduye ubuzima bwanjye ariko sinirengagiza n'amaboko y'abantu ndavuga ngo ngiye guhindura ubuzima bw'abantu nanjye ubwo nahindura ubuzima ngiye kubuhindurira abandi kandi guhindura ubuzima bw'abantu si ukubaha amafaranga ngo yenda amafaranga agura imodoka yenda ngo iki ngiki ikora iki ni iyihe sinye ni ikihe kirango washyira ku buzima bw'umuntu ku buryo azahora avuga ati iyo hatakiza kuba didiye ngo akoreshwe n'Imana afashe mwa buno buryo ubu ngubu mba ndi gustruglinga to be honest abantu tumaze gufasha kuntu bangana abagabo abagore abakuze abakiri bato biragaragaza ko ni umupango w'Imana n'umuteguro w'Imana ntago ari ibintu ngiye nateguye ibyo byahinduye ubuzima bwanjye kureka abantu baba mu bintu bya engineering barabizi bigira amafaranga menshi cyane amafaranga menshi cyane ariko ibyo narabitaye kandi simbyicuza mba numva nta kwicuza na gute mfite kubera iki nabaye blessed enough muri ibi ngibi nkora nabaye blessed enough ubu ngubu ngewe nditunze kandi ku buryo bwiza reka mvuge kwitunga ku buryo bwiza nditunze mu buryo bwiza ntunze umuryango wanjye mugari mu buryo bwiza hari n'abandi bantu ku ruhande banshamikiyeho bashobora kuba babona ikintu barya bashobora kuba babona ikintu bambara bashobora kuba babona ukuntu biga bimvuyeho ngewe biturutse kuri ngewe kubera iki ya shene yose navuze ukuntu byagiye bizamuka tukaba blessed natwe tukablessinga abandi nuko nguko navuga okay kugira ngo ushinge ishuri byanze kunze urumva uri umwana wo mukene ariko uyu munsi kugira ngo nyine imbarutso yatumye uvuga uti reka nshinga ishuri ngo ubushobozi bwaturutse he ntabwo ndi kumva nyine urumva ishuri byo ni ibintu binini sibyo bishobora byatangira bitoya birakura ariko kugira ngo nyine ubone ubwo bushobozi bwo kugira aho ngaho byari biturutse kuki reka igishoro reka mvunagura inkuru ngiye kuyivunagura ndabyibuka hari mu mwaka wa 2022 ngira ngo negeze guhamagarwa n'umuntu arambwira ngo yandekomanze mu kigo cyari gikomeye n'ubu kirakomeye by the way ambwira ngo bashaka ko mbabera umuyobozi muri icyo kigo icyo kigo njyayo turumvikana ibintu byose turabikora amasezerano y'ibanze dukora draft yawe birarangira bambwira tuzagwa ABCD numva ubuzima burahindutse ngiye nko mu ijoro hari hadaciye nka kabiri bambwira ko uwo mwanya bari banyemereye bayohawe ndi muntu ariko babimbwiraga afite ahandi hantu nkora muri ndi shuri nigisha natangiye nigisha noneho sinzi ukuntu byagenze numva mbaye nk'umuntu baye usaze niba ariko nabivuga ako kanya bitafata message nandikira umukoresha wanjye namubwira ati ndaseze sinzongera gukora hangaha
ako kanya siri pasi bati sinzongera gukora ahangaha kandi yampembaga neza uyu muntu watwakora yampembaga neza ndetse n'amafaranga menshi avuga ati ese bigenze gute ese kuko twumeze neza nta kibazo dufitanye byakugendekeye gute ndavuga nti uyu mutima wanjye wamyeje ko ngomba gusezera akazi nkabivamo ibi ngibi sezera akazi ntafite akandi ngiye gukora njya kwicara mu rugo amezi 3 ubitekerezaho nitekerezaho gusa mvuga ati ibyo nkoze nanjye ntabwo nzi iyo bivuye gusa numvishe umutima umbwira ngo sezera akazi ndagasezera akazi njya mu rugo ndicara ukwezi kwa mbere ukwezi kwa gatatu uzamukira sha njyanye none nzenguruka hariya hepfo mbona hari amazu bari kubaka ndavugana ariko ubu wajya kubaza no mazu wenda nanjye nkashinga ikigo cyangira ngenda harakubangirika ndabashimira abambangirika ni abantu beza ni abantu beza rwose ino business yabo Imana igibaho umugisha mbabwa ati nshaka ko mu cyumba cyo gukoreramo mu byukuri nkumva sinzi ikintu cyansunikaga nta kintu nari mfite nta mafaranga nari mfite ariko nkumva ikintu kiransunika ngo genda bitangira ubikore umutima wanjye ati genda ubikore bizakunda wari wasezeye se uzi ko aricyo ugiye gukora ntabwo nari nzi ko ariko ngiye gukora ngiye naseze niyo ngo ni nk'umusazi ntabwo nari nzi ngo ndi gukora iki naseze mvuga ati ngiye kujya mu rugo njyame ntumbaze ngo niki cyamvugiyemo gusezere uri kubyumva ndagenda nababwira ese wa mwana we kwanga amazu yahana henze ndavuga ati ntacyo mu cyumba kimwe icyumba kimwe kirahenze uratwikira amafaranga angana gukira amafaranga ubutwumvikana ndavuga ati ntayo mfite ntibyashoboka rero basi nimungaburiremo mu makumba kamwe icyo cyumba kimwe mu kiyoboremo kabiri nacyo ati hoya ugomba kugikodesha cyose ngira Imana umuntu arabyumva nari ifite amafaranga 350 nazigamye namwe mugabo we rero nubwo umpaye inzu dore amafaranga afite kandi bemeraga kwishyurwa amezi 3 aho nta n'ukwezi kumwe kwari kurimo umugabo sinzi n'umuteguro w'Imana nge ntago mbizi Imana ikunda umuntu ufite ibitekerezo umuntu ufite creative mind ibitekerezo bishaka kwigobotora ibintu Imana supporting ibyo bintu niba ari ikintu nabonye mwabona ubuzima ntari kibonye icyo kintu kumva ikintu kinsunika ntafite mu mufuka ariko Imana bati komeza ugende ni Imana avuganaga nanjye ndagenda umuntu aranyemerera aravuga ati rero ugiye gukora mu kwezi kumwe ugomba kuba wamaze kwishyura amezi 3 yose ndavuga nti nta kibazo mvuga ngo nta kibazo nta munyeshuri twavuganye nawe ko azaza kuza ngo yige wanjye nta n'iyindi strategy mfite nimwe gusa ndavuga ngo nta kibazo ndagenda ndatangira mfite 350 aribyo nakodesheje ndagenda sinzi undi muntu amaye 50 ngura akameza ko kwakiriraho abantu ngashyiramo nteramo n'intebe z'abanyeshuri no kuvuga aho nakirira abanyeshuri ni naho nigishiriza urumva iyo setting ko niteye nawe wigishaga yego ari nanjye wigishaga akaza wasanga ndi kwigisha nkaba mpagaritse nkabanza nkakira umuntu imbere mu bandi banyeshuri abo twigisha gutya dukora gutya bla 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 ibintu nk'ibyo ngibyo akabyemera kandi akiga uko akabona umusaruro bakabona nyine ko nanjye hari ukuntu ntari abatayari ariko byibuze icyo baje bashaka bakakibona icyo ni ikintu cyambere ikindi nshaka kuvugaho sinzi umuntu wakunde komanzi arambwa atari ko Didier urabona ufite ibintu byiza ahangaha bikeneye kwaguka wigisha neza systeme mwigisha mwindi mini systeme idasanzwe wazavugishije no munyamakuru witwa Gerard Mbabazi ko ashobora kuzagufasha ndavuga ati yazafasha ati yego mba ndaguhamagaye intangiriro fondation nini navuga ngo niho natangiye kwagura ni igihe nicaye hano kantunga mikoro ukambwira ngo nimvuge ibintu nkora mvuga inkuru yanjye yego kayivuga niho nabonye amafaranga fata ibyumba kimwe fata 2 fata 3 ahantu nabona uyu mugisha Imana intangiriro ibyibushye cyane nahangaha yavuye Imana ishimwe usko binshimishe buriya cyane no kuri kose you should be proud of that waramfashije ubu ngubu iyo nicaye muri office yanjye isukuye neza imeze neza irimo akavandarateri irimo akantu kaza nkaguha amazi ukanywa uravuga ni ibi Gerard azi ibintu yakoze kuntu bimeze arabizi Imana ibishimirwe no kuri kose cyane ndetse Didier komeza utere imbere uzagere kuri asante sana kabisa twespire abandi rero hari umwana uri kutwumva muri kano kanya ashobora kuba ari umwana uvuka mu muryango ukeneye cyangwa se ubona ubukene bwanumye ntabona
ahantu ho guca nabona inzira aho pe iyo mu bukene n'amaso ntabwo areba no kuba inspired kuvuga ngo ntibishoboka wamuga ko bishoboka wamuga ko ubuzima bwaboneka nyuma y'ubwo bukene hari ubuzima nyuma y'iyo mihangayiko yose hari umuntu wavuze ngo burya ibihe bibi akenshi bikora abantu bakomeye ariko ibihe byiza iyo abantu batabicunze neza bikora abantu b'abanebwe. Uyu muntu uri mu buzima bubi, reka nkubwire inshuti yanjye, ubu buzima burimo none ariko nk'uko nabitangiye mbivuga, ejo impundu zizavuga. Icyo usaba ni kimwe, ndasaba gusa ngo ugire ibitekerezo byo gushaka kwivana muri iyo kasho, muri iyo kasho ufungiyemo, uvuga ati ndashaka kuva muri no kasho. Ubyature mu gitondo, ubyature nimugoroba, ubyature izuba riva, ubyature izuba rirenze, imvura igwa, iyi kasho ushaka kuyivamo, unakore noneho. Ntago ari kubivuga gusa, make ways, utangire uvuga ati ndabigenza gute. Sinakubwiye ngo soza kaminuza ubwo buzima nkiburimo, naravuze ngo ko namaze kubona ikibazo abantu bafite nagikoraho iki, ndabigenza gute. Ndavuga nta abantu bafite ikibazo cyuko batabasha kuvuga indimi, bikabicira business zabo, bikabicira wenda biga ku mashuri bigatuma bitagenda neza, reka mbikore mwabuno buryo, nzamura igitekerezo. Uri kubyumva rero? Uyu munsi ni bibi koko birumvikana, hari abantu benshi ngo bimeze nabi, ariko ntago ari kejo bizaba bimeze. Gira gusa creative mind, ugire mind itekereza, mind ishaka kwigobotora ibyo bintu byose, bizagenda neza ejo. Kurya mwiza ko ubukene arimo bwashira. Ubukene, hari umuhanzi witwa Birangiyimana Theo yaririmbye ngo ubukene ntago ari karande, ngo nta nubwo ari n'umurage. Reka nkubwire, niba ari ikintu nabonye uyu munsi wa none, umuntu arakize afite amafaranga menshi, ejo azaba umukene. Ejo yaba umukene, byashoboka ko yaba umukene bitewe nuko yitwaye, cyangwa bitewe nuko yitwaye, cyangwa se hari n'igihe biba gutyo nyine bikagenwa gutyo bikagenda gutyo. Uno munsi rero umuntu ni umukene, ubukene bunuma bumeze nabi, ariko ibyo ntago bidefininga ko ariko iherezo rizagenda. Iherezo burya just icyo navuga, do not despise the humble beginning. Akantu gato konyine gato kari hambo ko gutangira gasuzuguritse, wigasuzugura. Ikintu kibi kibazo ni ugushaka gutangira utangiriye ku kintu nyine kigera hejuru iriye. Fata akantu gato yubona ushoboye, ni ugukora akajaride k'imboga, ese ni ugutera utunyanya, ese ako kantu konyine gusa, do not despise it. Wigasuzugura, gatangirireho, kagende gakura, kuko muvuga njyewe ndi testimony, ndi ubuhamya bw'ibyo byabaye. Nakubwiye ko natangije 1950, ntafite aho gukorera, ari gupfundapfundikanye, ariko umutima ukomeza ubikore, bizakunda. Byaje gukunda. Uyu munsi rero bimeze nabi, urabona nta kintu na kimwe, nta ugufasha, nta kintu. Okay, bihorere, wowe ushoboye iki? Icyo ushoboye gikore, ugishyireho umutima, ntugisuzugure, kizabyara ikintu kinini cyane rwose. Uyu munsi ufite abakozi bangahe? Watangiye ufite bangahe? Watangiye ari wowe wikorera, wakira abantu ukanigisha. Uyu munsi ufite abakozi bangahe? Uyu munsi ngerageje guhita nibuka, shobora kuba afite abakozi bageze mu 10. Ni training center y'indimi gusa, nubwo dutekereza kuzakora ibindi mu minsi iri imbere, tugashyiramo ibindi, ariko training center y'indimi gusa, abantu batanga service, abantu bagera mu 10. Abari yego. Mukora mu Giporoso, mugakorana hehe? Dukorera mu Giporoso, turi kwenda gukorera mu mujyi, ntibirarangira. Nibirangira tuzabimenyesha abantu. Nibimara kurangira neza tuzahita tubimenyesha abantu. Ubwo ni mu Giporoso ko tugira n'indi ishami rya online, byo kwigisha abantu baba hanze muri Amerika, Europe, hehe hose turabigisha. Yego, turi kugera tugana ku musozo mu kiganiro cyacu. Icyo wumva wifuza kubwira umuntu wagana ishuri ryawe, wamubwira iki? Icyo namubwira, si ukwigisha gusa. Ibi bintu dukora tubikora nk'ikintu Imana yaduhaye gukora, tubikora nka passion, ni ibintu dukunda, ni ibintu twiyumvamo, ni ibintu twahishuriye ko ari cyo tugomba guhereza abantu, ni ikintu, ni umusanzu wacu tugomba guhereza abantu.
ushobora kuvuga ngo ariko njyewe naragerageje biranga, hariya biranga. Ikintu cya mbere ni kimwe, ikintu gihenze cyenda guhindura ubuzima bw'umuntu ntabwo umuntu akibona nk'umuntu urahura, nk'umuntu ugiye gufata umuriro. Ni ikintu bisaba ngo ufate umwanya wawe. Ngira ngo mbibwire cyane cyane abantu bo hanze abo twamaze gukorana. Hari ukuntu umuntu ajya mu bintu akavuga ati nzabona umwanya bla bla bla, nzakora ibi n'ibi, bikarangira nyine bitamukundiye. Mbere y'uko utekereza ko twakwigana, ko watujoininga ishuri ukiga indimi, ukiga Icyongereza, ukiga Igifaransa, banza umenye ngo mfite umwanya kandi uhagije. Mfite umwanya uhagije. Ibi ngibi hari igihe tubibwira abantu bakavuga ati ariko oya ururimi ntabwo ari ikintu umuntu agomba gutindamo yiga, ni ibintu umuntu oya ntabwo ariko bimeze. Twebwe ntabwo duha abantu ibinya ngo tugutere ikinya tukubwire ngo ngwino wiguraza guhita umenya ururimi. Iyo uri umuntu ushaka guhindura ubuzima bw'umuntu, ubwiza umuntu ukuri akarwana no kwakira ukuri. Nuko niba uteganya kuza kwigana natwe cyangwa niba ushaka kuza kwigana natwe nkuko n'abandi biganye natwe, banza umaking sure ngo ufite umwanya kandi uhagije. Ntabwo ari kwiga amezi 2, si kwiga amezi 3 kandi uri umutagize ngo uvuge ngo amezi 3 nzandi kuvuga Icyongereza cyangwa Igifaransa. Oya, ufite umwanya uhagije. Niba uri umutangizi ntabwo navuga ngo uziga amezi 3, burya bari kubeshya abantu. Ntabwo wabwira umuntu uziga amezi 3, icyakoze byashoboka ubaye utari umutangizi, hari indi niveau wari uriho ushaka gusa kwa meliora, wakwiga amezi 3. Ariko uri umutangizi tugusaba byibuze amezi 6, at least amezi 6 kandi y'imbaraga, ukicara ukiga, kuko ni ikintu gifite umumaro uri gushaka. Wishaka kukibona muri step imwe gusa ngo birarangiye. Oya, icyo ni kimwe. Ikindi ushobora kumva ngo ngewe none sengo ko nabyize n'ubundi bikanga. Oya, reka nkubwire ikintu kimwe. Twebwe uburyo twigisha nibyo nabwiye abantu. System twigishamo yubakiye ku buryo karemano umuntu amenyamo ikintu effortlessly, donc atazi ko ari kukiga, atabigizemo uruhare. Hari igihe wiga ikintu, kwiga ikintu wabigizemo uruhare ni kwa kundi kukiga, ariko noneho ugashyiramo imbaraga kugira ngo ukimenye. Yet twebwe ntago tugusaba ngo ushyiremo imbaraga ukimenye, kuko twamaze kumenya neza ko kugira ngo umuntu amenye ikintu, amenye ururimi neza, aruvuga adategwa, bisaba ibintu bisaba muri 4. Ikintu cya mbere ugomba kuba ufite vocabulaire zihagije, ugomba kuba ufite grammaire ariko yigishwa mu buryo buri naturel, ugomba kuba ufite these common expressions, ariko ugomba kuba understandinga ino system yo kwiga ururimi iri natural. Ibyo ni ibintu 4 umuntu agomba kubaza. Hanyuma nkaho bidahagije ibi ngibi bikaba byisubiramo, repetition. Avango no munsi niba nizi iki kintu ntago bihagije, ndakenera kongera kugisubiramo, repetition. Iyo programu yacu ni kwiteye, igenda igarura amasomo yashize, iyagaruramo, ifata yandi mashyashya, igarura yandi yashize, kugeza byibuze ku nshuro 7. Niko tuba tuzi umuntu ubu ngubu rwose twamusohora azi ururimi neza, yaruvuga adategwa, nta kibazo afite. So nakashoringa abantu rero baba ari hanze baba ari mu Rwanda ko mu by'ukuri kwigana natwe nta muntu n'umwe wagize byicuza. Mwigisha izindimi? So far twigisha Icyongereza, twigisha Igifaransa, twigisha Igishinwa, twigisha n'Igiswahili. Nizo ngizo twigisha gusa. Indimi zikenewe cyane cyane hano henshi ku isi, muri business ndetse no muri communication by'umwihariko. Ngayo nguko Didier, ku muntu kwifuza nanone tanga nimero ya telefone yawe kugira ngo aza kugane umuntu ukeneye kwiga ururimi Icyongereza, Igifaransa, Igishinwa, Ikinyarwanda, Igiswahili. Yes. Mbere na mbere ndabanza kwisegura kuko ngira ngo bya bihe byo kwishakisha byo gukora, hari abantu bashobora kuba barabaye affected na service, urumva, kuko wenda byashoboka ko yari waduhamagara tumufate n'urugero, byashoboka ko hari uwo tutakurikiranye neza nkuko byakagombye. Niba hari uwo byabayeho, nkitanga ino nimero aze guhita nyandikira, ambwira ati ariko hari ahantu mutamaye service nziza, ntacyo twishinze ariko byashoboka ko byarabaye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, atwandikire. Nimero yadusangaho n'undi muntu ushaka kwigana natwe ni 0788244244 964. iba no kuri WhatsApp
Yego, urakoze cyane Didier kuba natwe mu kiganiro inkuru yanjye twongere twige icyongereza kuba takizi neza igifaransa igiswahili kugira ngo nyine twoge ayo mahanga tuhagire burya ururimi rugutambutsa ahantu hatandukanye ariko runaguha icyo twita confidence ruguha kwiyizera kubera ko nyine uba wumva ko nta birantega bihari. So, uyu munsi niba ushaka kwiga Didier arahari kandi arakwigisha mu buryo abandi batabikoramo pana byandi nyine uri constipe mu ishuri kumva nyine ntabwo uzi ibyo ari byo murabikorana muri ubwo buryo bwa kimuntu mubiganiraho paka usote uzi ururimi ngaho nguko. Nitwa Rweme Mbabazi naho utaha Imana ibaho umugisha. Twongere twifashishe ku bantu baba diaspora hari ukuntu tutabavuzeho neza twigisha abantu online dukoresheje Zoom na Google Meet. Mu diaspora aho uri hose ushaka kwigana na Royal Training Hub by'umwihariko nanjye uze kwandika kuri iyo nimero ubundi dupange gahunda yo kuntu tuzayatwiga. Urakoze cyane. Urakoze cyane Gerard.